Ubutumwa bugufi byiringiro Elize yabusomeye mu rubanza rwacibwaga n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura yarezwemo na Rutubuka Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali. Elize avuga ko ubwo butumwa yabubonye nyuma yo gukora inkuru kuri uyu munyamabanga nshingwabikorwa ivuga ko yishe umuntu akubita abaturage ndetse anarya ruswa kuba ashaka kubaka, ariko ngo akayirya abinyujije kubo ikinyamakuru Indatwa cya Elize cyise abakomisiyoneri nabo bari muri urwo rubanza, ngo abakomisiyoneri bashinzwe gukusanya iyo ruswa bakayizanira umunyamabanga nshingwabikorwa. Ngo akimara gukora iyo nkuru rero ngo yahise abona ubutumwa bugufi burimo amagambo amutera ubwoba ariko atasobanukiwe icyo ashatse kuvuga. Kubw'iyo mpamvu rero akaba ngo yishinganishije muri urwo rwego. Yaravuze ati ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ubwo urumva ubutumwa nk'ubu ngubu yoherejwe n'umuyobozi siritu wenda b'umuyobozi, kuko aho yeburane naho ntuye koherezwa ubutumwa nk'ubwo ngubwo nk'umuyobozi n'ubundi usanzwe uvugaho ko agira amahane, yaburesha igitugu, abangamira abaturage, ahohotera bamwe na bamwe. Kuba rero naroherejwe ubutumwa n'uyu muyobozi bintera ikibazo cyane gikomeye, niyo ari impamvu naje kuburana hano nawe, ariko mu by'ukuri nanishinganisha mu rwego kugira ngo ntatazagira ikibazo kimvukaho, kuko kiramutse kimvutseho byanze bikunze bitewe n'ubutumwa naba ntumaho bampa ubutumwa ati uramenye n'abangira inama tura mugabo ateye mu buryo butandukanye, ushobora kuzahura n'ibibazo bitewe n'ibyo wamugaragaje akora. Nkavuga nti rero ndishinganisha izi saha ambwira abanyamakuru ndetse n'izindi nzego zibishinzwe ko nishinganisha bitewe n'ubu butumwa ngena noherezwa n'uyu muyobozi. Ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yavuze ko ibyo ari amaburakindi kandi ntacyo azamutwara kuko ari umuturage we. Rutubuka avuga ko ntacyo apfa na Elize byatuma amugirira nabi, gusa ngo icyo ashaka nuko amukuraho icyasha yamusize, ngo kuko yamubeshye ko yishe umuntu ndetse ngo anarya ruswa kuba ashaka kubaka mu murenge wa Kigali ndetse no gukubita abaturage. Rutubuka avuga ko Elize yanditse iyo nkuru mu nyungu ze bwite, kuko ngo yari amaze gusenyerwa inshuro nyinshi kuko yabaga yubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko, maze ashaka kumwihimuraho amusebye. Aha rero niho Rutubuka umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ahera avuga ko akeneye ukuri ku buryo ngo yishe uwo muntu kukajya ahagaragara wenda akabihanirwa. Icya mbere ni ugucukumbura kugira ngo hamenyekane umuntu naba narishahaga ahahambye nanamukurikiranwe, kuko ntabwo nifuza kubaho ndi umunyacyaha ndi hanze icyaha. Mbere yuko ntanga ikirego njye nari nzi ko agira conscience akansaba imbabazi akambwira ati warampemukiye, kuko jewe nubwo tutaziranye cyane ni umuntu ndababwira ngo najya kogereza mu kinamba cye. Ni ukuvuga ko ari umuntu mu by'ukuri twari tuziranye utakagombye gukora ibyo ngibyo abikoreye kwihimura, kuko no kwihimura. Ariko kubera ko atabikoze kandi akaba ashaka urubanza, muraza kumufasha mu mushyirira aho ashaka. Murakoze. No gutegereza rero umwanzuro uzatangwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ruri kuburanisha uru rubanza, niba hari icyo ruzatangaza ku busabe bwa Elize bwo kwishinganisha cyangwa nimba agomba kugana izindi nzego zisumbuye, ndetse hakanamenyekana umwanzuro urwego ruzafatira Elize nimba ibyo amurega bifite ishingiro, basanga bifite ishingiro akubahiriza ibyo urwego ruzamutegeka, cyangwa byaba bidafite ishingiro inkuru ikaguma ikwiri.